What's up my people, nge nitwa Itangishaka umunyempano higa abandi aka nyiri drone. Ubu noneho nkuko nabemereye kubahigira abanyempano, ubu noneho uyu munsi nigereye muri inline skate. Dore bato sha. This is the Kigali. Shaki. Eram. Para batuye ubundi narababwiye Kigali cyose. Mwayibonye? Ese inline skate ni iki? Ubundi iyo tuvuze skate ni inkweto cyangwa se ikaba kakabaho n'ubwoko bw'ibintu byinshi bitandukanye ariko bikoreshwa mu mukino wa skating. Noneho uyu munsi yo mvuze inline skate ni za nkweto zifite amapine ari ku murongo umwe. Ubu rero nizo nabazaniye muri Car Free Day vs skateboard. Skateboard yo ni kakabaho abantu bahagararaho munsi gafite amapine ane. Ubu noneho rero ntugiye kure y'iyi video, nabemereye kubahigira abanyempano. Wowe niba ukomeje gukunda video zacu, kanda subscribe aho utarabikora, kanda like, ubundi tubwire muri comment ukomeje kubona video tukwereka. Nabemereye kubahigira abanyempano, iyi channel yo muzamubonaho ibintu byinshi bitandukanye. Niba dufite igihugu cyiza, niba dufite ubuyobozi bwiza, niba dufite internet ikora neza, kubera iki twege tutabyenjoyinga kandi natwe dukora ibyiza. Nta rugamba rw'amasasu tuzajyaho, nta rugamba rw'indege tuzajyaho n'ibifaru, ahubwo urugamba turiho ni urwo kurushaho gutuma u Rwanda rwacu ruba rwiza birushijeho kandi binyuze mu cyo buri wese ashoboye. Nipanze akazi ko guhiga abanyempano nkaza nkababereka, nawe rero uruhare rwawe ni rwo kutubwira muri comment. Ese ubundi abo banyempano tukwereka urababona gute? Ese abana b'u Rwanda barashoboye cyangwa ntibashoboye? Naravuze ngo kujajinga kuzajya kuba ukwanyu. Ahangaha ntabwo muri bumbone muri video kubera ko nari ndi muri control room ya drone, ariko n'ubundi nanjye hari izo muzajya mubonamo nkeya, ubundi nzena n'abarabure. Simubizi se? Wiyo muze wundi umunyempano higa abandi menya ko abanzi baranze. Ubwo rero reka twigire muri Car Free Day, ubundi murebe video yose kugeza irangiye. Ubu nirangira wandike muri comment ni uwuhe muntu, ni uwuhe munyempano wifuza ko twazareba ubutaha. Ese ni umuntu ukora iki? Abangaba ni inline skate. Ubutaha noneho nawe tubwire ngo ubutaha muzasure umunyempano umeze gutya. Cyangwa se niba nawe ufite impano ukaba urebye iyi video, andika muri comment ngo njye mfite impano iyi ni nanjye muzansure. Cyo navuze ni ukuza nkagaragaza impano yawe nkayereka abanyarwanda nk'umunyempano higa abandi, ubundi nkagaragaza abagenzi banjye. U Rwanda ni igicumbi cy'umuco, mureke dukore iyi siporo tugaragaza impano zacu ku buryo ejo hazabaho ubukerarugendo bushingiye ku banyempano, nkuko baza gusura ingagi, nkuko baza gusura ibintu nyaburanga byinshi bitandukanye biri mu Rwanda. Noneho hiyongera akantu ko kuza gusura abanyempano, aricyo kintu kizanye ba mukerarugendo. Bigira ibyawe si byose. Let's go. Hello once again, burya narabwiye ngo ndi umunyempano higa band. Iyi ni Rwanda Bullet Skaters Club kufatanya n'impano zitandukanye. Ubundi narakubwiye ngo drone nyikubita ikirere menya ko ndi umunyempano agiye kugaragara mbamuye noneho n'abajene. Iyi ni Car Free Day, ariko aha noneho twongeye twagarutse kwa cya kintu. Ubundi flying machine we sinyimuvuga, ariko iyo mbonye iki kintu kiba kirene. Noneho mba mbonye n'undi wavuye muri Asia yavuze ati ubundi u Rwanda rumeze gutya ni gute ntaza kurwenjoyinga. Umwe ku mubumbe flying machine abaraturashe. Okay, uyu munsi rero ni Car Free Day nkuko bisanzwe. Twarababwiye ngo ubundi gahunda ni Kigali ikeye, ubu natwe tugakoresha skate zacu, drone nkayikubita ikirere tukabereka Kigali isa neza itekanye. Uyu munsi ndi kumwe nande rero mugiye kwerekana ibikire kamere kuri uyu mugabo. What's up Ewana, twagarukanye ubu ngubu noneho tuje kubatamo Ewana show ya dance. Wowe urindeje uje kubatamo Elamu skateboard. Nkaba ndi kumwe n'undi wavuye muri Asia. Ubuse izina ryo wawe nayitiranwa na ba Zelensky. Harya Zelensky no wahe banya ngo turabure. Ubuse do you speak Nyarwanda please? Yes, I'm speaking. You speak Nyarwanda? Okay. He said he can also speak Nyarwanda. Okay. Barabure surabyumvise. Nabi cyane ahubwo. Rero wa muzungu nongera uvuze ngo wa muzungu ni kure, ariko isi ni nishura kangahe ubundi twongeye gukora muri Car Free Day.
Izi ni inshuro nyinshi dukorana kenshi hano ngaha kuko n'ubundi Kigali yacu ni ukuyisukura neza n'ubundi tugakomeza tubereka ukuntu igaragara neza kandi muri kubona n'ibyiza byacu hano ngaha wabibona ubwo byatangiye rero nicyo gihe natwe tubereka ukuntu ibikeye ati ni igihe rero koko dore ibyiza murabibona ngira ngo abareba barareba mwabonye noneho uburyo hariya bari dore Kigali cye ariko ubundi narakubwiye ngo dore nyikubita ikirere menya ko agahuru k'imbwa gahiye sha okay mba nigarukiye ubusa uyu nguyu ndirirwa mubaza Monsieur aka Flying Machine MT the Bullet ose ndirirwa nkubaza ngo wowe urinde oya bazabimenya batabizi bazabimenya okay utabizi azabimenya mbibutsa ko wowe ukomeje gukunda video zacu ukaba utarakanda subscribe waba warahindutse ese bikunaniza ikikanda subscribe nona ubundi dufollowing kuri social media zacu zose ni Rwanda Bullet Skaters Club handi hose uzabona itanshaka nyiri drone impano zitandukanye MT the Bullet Shafi umwe ku mubumbe harya wowe social media zawe ni ibizi Elam skateboard mugenda hano bajeni bose mu following ubundi batwereke show ubu ngubu noneho twarabwiye ubundi bikorwa biruta amagambo let's go umva yangane ngende gukora video ntabwo turi buvugane ubu turi kumanuka peage ndi gukora video ntabwo tuvugana ndi kumanuka peage ubu drone nayikubise ikirende muri studio man ndeka ndakuvugisha drone imanutse bitaza gutuma drone yanjye shawu hajya babyita gugwa bitaza gutuma ikarashinga drone yanjye narababwiye ngo ubundi igihe nyizamura drone na nyakundi munyemana agiye kugaragara urayibona drone Dorabajene umujyi wa Kigali byo bikora Dorabajene twarabwiye ubundi ni Kigali cye this is the Kigali bro dore bato sa this is the Kigali Shafi Eram para batuye ubundi narababwiye Kigali cyesa mwayibonye drone mayizengurutse impande zose ukareba inyuma dore ikintu urakata ibumoso hano urakata ibumoso narababwiye amajyane waraye Kigali cyesha hano umujyane uburyo akata enjoy Kigali bro drone nyise segurutse impande zose ubundi rero umukanya tugiye kongera tuvugisha abajene iyi yari peyaje ahangaha tugeze nakukirana aho bita kwa rasta ubundi shaka kuvuga ati ubundi jyewe barazi jyewe MT the Bullet Flying Machine uramubona Flying Machine ati ubundi ko ari jyewe umwe ku mubumba abandi babigira ikisha ahangaha rero ubu nababwiye ngo utakurikira subundi ubwo waba ureba izihe cano utareba cano imwe ku mubumbe drone yakubiswe ikirere ikwereka abanyempano dore igikoresho yewe gawe
ibikoresho ubundi ngewe wumva mfite n'amatsiko aba bajene niba babikura hehe ariko ni from uraya kabisa darabwi reka nongere mugisha abajene basa n'abamaze kumanuka peyaje ubu ngubu hano turi harya hano turi ni hera kambabaze ngewe mba mvuye uraya vuba ntago mba nanabyibuka reka nzembabaze numva nari mvuze ngo reka mbegere mbabaze ubundi iki gice duhereremo bakita ngo Kimensiye aha ni Kimihurura ahahoze ari Kimicanga kera hakiri za nyakatsi ariko ubu habaye Kimihurura kubera ni imiturirwa Kigali irakeye ati kera hahoze ari za nyakatsi ariko urabona ko ni jaride abantu bose batuzwe mu tugeretse ariko cyakoze reka mbabwire ukuri nk'umuntu udaheruka Kigali ubundi ubu nagaruka azahamenya ubu azahamenya kuyoboza ati nagaruka azayoboza uyu munsi dusa naho turi gusa n'abasoza ka Friday y'uyu munsi mwabonye abajene ukuntu bamanutse peyaje niba ushaka gukomeza gukurikirana ibikorwa byacu wakomeza ugasura shoso media zacu ari Rwanda Bullet Skaters Club impano zitandukanye itanga ishaka harya wowe ari kubwira abantu bagufollowing man iki ni igihe cyiza cyo kwibrandinga bro Ibana mu following amazina yanjye ni Shafi Saddam ku mbuga nkoranyambaga zarizo zose aho ariho hose uzajya uzatsangayo ibana ku bikorwa byanjye ni skate unkurikire munarebe uburyo u Rwanda ruba rusa neza ahantu hose tuba twaragiye dusura ibana haba hameze fresh ariko ubu usanga Kigali ikeye cyane cyane wajya mu yindi mijyi yose ukatusanga noneho iyo nuruca abana ubundi u Rwanda ni tambarare no kuva mu bwiza ujya mu bundi bose bavuga ko ari hadake ngira ngo n'abashaka wenda gukurikirana indi mijyi bazajya bakurikirana skating tourism ku bufatanye n'Indaro Center aho naho twiyemeje kugaragaza igihugu cyose gisa neza apana bya bindi bavuga mu kagira ngo do none subiye ni AI irone iyi video na editing none reba dore bakuntu baba bari gukubura Kigali sha ureke bya bindi byanyu mwivugisha ngo bakabya ntabwiya iri AI bro iyi niriyo kamera dore na editing irimo Messi urangije ka Friday uriyumva umva ndiyumva neza nta munabi tubwira abantu kudufollowinga ku mbuga nkoranyambaga zacu bakurikirana ibikorwa buri gihe bajye babona ibintu byinshi tubateganyirije biriya ni agatonyanga mu nyanja ntago turabereka ibyo dushoboye ati kariya ni agatonyanga mu nyanja ntabwo turabereka icyo dushoboye muhero none undi mujene wari uri kugenda ku kintu giteye ubwoba wimba mbona ari nk'urubaho bambitse amapine ariko ubundi wabona cyangwa shahura umunyakibungo wapi ntabwo ndi umunyakibungo ndi umuskateboard ati sindi umunyakibungo ndi umuskateboard okay ni ikintu uriyumva gute nyuma ya ka Friday nyuma ya ka Friday kabisa nishimye cyane nanjye ku rubuga nkoresha Elam Skateboard ewana mudufollowing kabisa muduhe na like kandi ewana dukomeza tuwagezeho udushya twiza cyane na Kigali kera ati mudufollowing muduhe na like kandi tuzaguma tubereka ibyiza bya Kigali ikeye isa neza reka tubonereho twishimire Rwanda Skating Federation Minister of Sport Committee Olympique by'umwihariko dushime ubuyobozi bw'igihugu cyacu cyiza ubwo nta kabuza n'undi yo tuvuze ubuyobozi bw'igihugu cyacu cyiza baburongojwe imbere n'intore zirusha intambwe harutayize bamwita Excellence Paul Kagame His Excellence Rudasumbwa umwe ku mubumbe ubundi twarababwiye ubuse n'icyo tuzadukorera ariko Messi reka nkwibarize gatoya n'iki kintu uramutse uhuye nawe n'iki kintu wamusaba ubu nona ukurikije domaine yawe ukurikije ibyiyumviro byawe wumva wamusaba iki muramutse muwe namusaba ibibuga bigezweho byo gukiniraho ino mikino nkanamushimira ibyo yatugejejeho bindi byiza ariko turacyabura ibibuga by'amasiganwa mpuzamahanga tukajya dutumira abantu nk'uko UCI yaje i Kigali tugatumira na World Skating i Kigali bakabona turi gusiganwa kuri ibi bikoresho byacu yaba skate yaba skateboard ku rwego mpuzamahanga isi yose ikabireba nanone twongeye twahuruje isi ku marayirayi aya bayita marayirayi kandi turabizi ko azabitugezaho n'ibindi twagezeho twarishimye cyane bro icyo koze niba abantu bakomeje gukunda ibyo dukora badufashe iyi video bayisharinge ku buryo igenda ikamugeraho nawe ubundi se ubona yatwima iki se ubundi ibibuga byonyine akora akantu toto ubusi ibyo yakoze ko birenze bro ngaho rero mudusangiriza iyi video igende nawe imugereho Rudasumbwa wacu kandi tuzi ko azabikora mbibutsa ko ibyo nzi n'ibyo muzi tuje byageretse cya fresh peace and love niba urebye video kugeza irangiye ubonye imeze gute ese aba bajene barashoboye ntibashoboye
ese ubaye utanga amanota waba ahangaye ku 10. Nkwibutsa ko ibyo uzi n'ibyo nzi tuburebye byari ikintu cya fresh nyita Itangishaka aka nyiri drone. Peace and love. ciao ciao.